Ibi byiza kuri wahisemo gukurikira televiziyo Rwanda, turagusuje kandi tunaguhaye ikaze mu kiganiro Menya Wirinde, ikiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku gushira cyangwa se kugabanuka kw'intangangore. Ibi bishobora no kuba byagira ingaruka mu kubura urubyaro mu gihe ubikeneye. Ese iyo umuntu arimo kubona imihango bivuze yuko aba agifite ubushobozi bwo kubyara? Byose munyemerere twegere Dr. David Mwesige, n'umuganga kuri Women's Health Facility hano Kabeza, atuganiriza. Nkuko narimaze kubivuga, tugiye kuganira ku kugabanuka cyangwa se gushira kw'intanga, by'umwihariko intangangore. Ariko dutangire twibaza cyangwa se tubaze muganga Dr. David Mwesige, mumaze kumenyera hano kuri Women's Health Clinic. Turatangira tukubaza, intanga zidufasha iki? Burya rero twaremanywe cyangwa se umugore n'umugabo aba afite intanga, kandi izo ntanga Imana yaziduhaye kugira ngo tworoke, tubyare, duheke nk'uko bivugwa. Ariko izo ntanga Imana iziduha mu rugero, kandi ikaziduha mu gihe gikwiye, kuko hagomba kuba igihe cyo kubyara, kakabaho n'igihe cyo gukora ibindi byose. Impamvu y'ikiganiro cyacu uyu munsi ni Menya Wirinde gushira kw'intanga. Ese birashoboka ko zashira mbere y'igihe wenda gisanzwe, ubusanzwe k'umugore cyane cyane niho nshaka ko tureba ku ntangangore. Ubusanzwe zigenewe kuba zashira nyuma y'imyaka ingahe? Ni ryari zishobora noneho kuba zagabanuka cyangwa se zashira ya myaka itaragera? Umukobwa, umugore, intanga zizamufasha koroka, kubyara, Imana izimuha akiri mu nda ya nyina. Ariko uko agenda akura, hafi no kuvuka, izo ntanga zigenda zigabanuka. Iyo avutse rero avukana mu rugero nk'ibihumbi 300 by'izo ntanga. Ibyo 300 by'intanga, uko agenda akura akagera noneho muri ya myaka y'uburumbuke cyangwa se y'ubwangavu, adolescent, tuvuga ko adolescent, izo ntanga ari nibwo zitangira gukura. Niyo mpamvu umukobwa wese yatangiye kubona imihango bwa mbere, bivuze kuri za ntanga Imana yamuhaye 300 hatangiye kuvaho intanga imwe. Iyo ubonye imihango uri umukobwa ukabona ubonye imihango bwa mbere, bivuze ko ya ntanga ya mbere irasohotse, ushobora kuba wanasama. Burya n'umukobwa w'imyaka 9 yasama mu gihe yabonye imihango. So za ntanga rero uko ubona imihango niko za ntanga zigenda zigabanuka. Iyo utabonye imihango, buriya ya ntanga hari igiba uyibitseho, uyirondereza. Hari abakobwa rero usanga yabuze imihango akumva yuko byacitse, ariko najya buri imihango, umukobwa ujye umenya ko Imana irimo kukubikira ya yandi, kuko buri uko ugiye imihango niko za ntanga zigenda zigabanuka. Rero iyo umukobwa cyangwa se umugore agenda akura, veri imyaka 35, za ntanga ziba zimaze kugabanuka nyinshi cyane. Kandi nta nubwo zigabanuka ngo nuko wagiye imihango gusa, ariko nanone ikirere, imibereho nazo zituma zigabanuka. Zimwe zipfira no mu nda, zigashira bitewe n'ikirere, imyuka, ko ikirere kiba gihagaze, imibereho n'indwara. Za ntanga Imana yaraguhaye wavukanye niko zigenda zikora iki, zigabanuka. Twebwe rero nk'abaganga ba gynecologue bafasha n'abantu babuze urubyaro, buriya biba byiza kugira ngo umukobwa, umudamu wenda ubundi byakaye byiza akageza ku myaka 35 yarashoje gahunda zo kubyara. Ariko bitewe n'uko ubuzima bwahindutse, habaho ibintu byinshi abadamu basigaye bajyamo no gutinda kubona abagabo, usanga kenshi benshi batangira kuba yanasama muri iyo myaka, nyuma y'imyaka 35 no kuzamuka. Ariko ndashaka kugira ngo mubimenye yuko iyo wifuje cyangwa se habaye amahirwe make yo kubasha kubyara mbere y'imyaka 35, nyuma yaho usanga za ntanga zimwe
zigabanuka cyane, naho usanga n'abantu benshi bagira za votoma inda zivamo, kuko za ntanga wibitseho ku myaka 35 kuzamuka ziba zifite karite nka za zinzi za mbere y'imyaka 35. Bivuze yuko pe ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyo umaze kugira imyaka 35 kuzamuka ya magi agabanuka cyane. Rero bitandukanye yuko buriya hari abanyafrika cyangwa se n'abanyarwanda turimo bumva yuko uko ujya mu mihango nubwo bafite imyaka 45 ushobora kuba wasama, no, kujya mu mihango ku myaka 45 40 50 ntabwo bivuze gusama, ko za ntanga zawe umenye wavukanye nazo ziba zifite imyaka ufite, amahirwe bari make cyane. Rero none Dr. ibi murabiduhuriza mute ko mutubwira muti umukobwa umwana ubonye atangiye bwa mbere kujya mu mihango ni ikimenyetso cy'uko intangangore ya mbere iragiye, ariko muti ku myaka 40 ushobora gukomeza kubona imihango ariko utagifite intangangore zishobora kubyara. Ibintu mubihuza mute nk'abaganga bafasha abagore by'umwihariko? Buriya uzarebe ibintu byose bifite ubuzima bifite aho bihuriye. Uzarebe n'urubuto rushobora kuraba gutya ukabona ururabo ariko ntibashe gushyiraho wa mwungu cyangwa se ironji cyangwa umuyembe. N'abantu uko duteye rero, umuntu ashobora kujya mu mihango ariko kubera za ntanga ziba zarashaje zarakuze ntizibashe kwera imbuto, niko rero tubihuza. Urabyumva? Ya mihango urayibona ku myaka 45 40 kuzamuka, ariko ya ntanga ntabwo ifite imbaraga zo kwera imbuto umwana. Niho tubihuza mu buzima rero. Ariko urabona nko mu bihugu byateye imbere bo n'ubu mu bihugu byacu bamwe abanyarwanda kazamaze kubimenya, ushobora kuri umukobwa ufite imyaka 40 35 utarabona amahirwe yo kubona umuntu mwabyana cyangwa se washaka. Icyo giterambere zirahari, za ntanga wazituga tukazikubikira. Wari uzi ko bibyo buriya intanga z'umukobwa uziduhaye ufite imyaka 33 utaragira gahunda zo kubyara ufite ibindi uhugiyeho, uzi ko twazikubikira ukazaza ku myaka 40 no ukazashaka kuzikoresha ku myaka 45 na 50 ari nzima kurusha uko washaka kuzikoresha muri wowe zaragusaziyemo. Nyine murongera mukazisubiza mu mubiri. Hari ikoranabuhanga, niba twarazikubikiye tushobora kuzazihuza na wa mugabo wawe uzabona mu myaka 10 iri imbere, tukazihuza n'intangangabo, noneho tukazisubiza mu mubiri wawe umwana agakurira mu mubiri wawe, aho kugira ngo zizahure n'umugabo ku myaka 40 ziri muri wowe. Ibyo birashoboka mu Rwanda? Uko urumva ube tekinoloji yaraje mu Rwanda byaraje, ariko hanze byo bimaze imyaka igera nko muri hafi 40-50 bihari. So aho kugira ngo intango zibikeho ukajashaka kuzikoresha mu myaka tuvuge 40 iri imbere, wazikuramo tukazikubikira ufite imyaka 30 ukazazikoresha warageze imyaka 40 kandi ari nzima, kuko iyo umubiri ukura na za ntanga zisazana nawe. Noneho twebwe tekinoloji hari nuko tuzikubikira noneho ntizisaze, ariko umubiri wabona urakura amaserire y'umubiri, ubunyabuzima, umuntu arasaza. Iyo zikurimo rero zisazana nawe n'ibyo wariye byose zikangirika, ariko twebwe turazibika ku buryo zimara igihe zitangiye imyaka 10 imyaka 20 zirabikwa. Usibye wenda ikintu mwakunze kugarukaho kijyanye n'imyaka, tuvuge mbere y'imyaka 35 ndumva ariko mwakomeje kugenda mubigarukaho, hari ikindi gishobora kuba wenda cyakwereka umukobwa nk'ikimenyetso cyangwa se wenda nibwo niba byasaba yuko ajya kwa muganga ku buryo ashobora kumenya ngo ndacyafite intanga zibyara, intangangore, cyangwa se wenda hasigaye nke cyangwa ndacyazifite zihagije? Kenshi intanga burya ngore zigera n'imyaka, uri umukobwa umudamu umenye ko intanga yawe igera n'imyaka egari intanga zawe karite zifite. Kandi ikindi sibyo ko ari nk'abagira amahirwe make ugasanga Imana yamuhaye intanga nkeya, ubwo nakubwiye ko hari abavukana 300 ariko hari abagira umwaku ugasanga Imana yabahaye nkeya,
usanga abyaye umwana umwe ntabashe kongera. Hari n'uvuka n'izo ntanga harabayo accident kuko umuntu amugara ntagire ukuboko akavuka nta kuboko afite. Hari na wundi uvuka za ntanga 300 atazifite, ni wa wundi uzabona ko atatigeze abona imihango kuva yavuka ari umukobwa. Hari abakobwa bahari akaba nta mihango arabona kuva yavuka, barahari, twe turabona. navuga ngo nanjye ubwanjye muri iki kiganiro ndimo ndigamo byinshi cyangwa se ndimo ndakiramo information nshyashya cyangwa se amakuru mashyashya. Ariko reka turebe wenda nk'umubyeyi abonye umwana yaratinze kujya mu mihango bikurikije wenda n'ikigero agezemo, nk'uko mwari mutubwiye muti bibaho yuko umukobwa ashobora kutabona imihango. Ibyo ari byo byose ubibonye hari abaza babasanga babagana, by'umwihariko abaganga bakurikirana cyangwa se bavura indwara z'abagore. Yaba bashobora kuba yafashwa noneho iki kibazo kigakemuka, cyangwa ubwo nyine nibyo aba ari uko aremye? Tumufasha, barafashwa, ariko tumufasha bitewe n'icyo ashaka kugeraho. Iyo hari abo duha imiti tongera imisimburo kugira imihango ibashe kuza, ariko kenshi iyo nk'uwo muntu aba yaremwe atabona imihango, kenshi araza tukareba niba nta bindi Imana yibagiwe kumuha, kuko ashobora kuba yabuze imihango kubera hari ibyo Imana itamuhaye nk'izo ntanga, ariko hakabona ibindi bice by'umubiri nyababyeyi, imiyoboro ntanga, bimwe tukabira niba koko abifite. Bafashwa bate rero? Barafashwa kandi bafashwa mu buryo buri muntu afite umwihariko. Ntabwo nabigusobanura gutyo, ariko gufashwa buri individual cyangwa se ni ku muntu ku giti cye bitewe n'ukuntu yari umukobwa. Ariko mu byumve gutya ababyeyi, umwana ntabura imihango ataragize imyaka 18 ngo muzane ngo yabuze imihango. Opruta ni 18. Iyo umukobwa ageze imyaka 18 atarabona imihango nibwo utangira kumufasha. Ashobora kugera 18 ataratangira kujya mu mihango? Kandi afite intanga. Okay. Akirangije 18 nibwo dutangira gushyiraho uruhare n'ubushakashatsi. Impamvu ndimo ndabaza ibi ni ukugira ngo byibuze wenda nk'udukurikiye yumve niba wenda icyo kibazo yarakibonye, yaba kuri we cyangwa se ku muvandimwe we, ahari wenda tumuremo umutima yuko bishoboka ko yafashwa. Aho ndamuratubwira niba umwana w'umukobwa agejeje imyaka 17 ntarabona imihango, umubyeyi akamuzana, muratubwiye muti yatarageza 18 burya birihanganirwa. Nagira ngo numve bishobora gukosorwa, bishobora gukira, ashobora gufashwa bikaba ya mihango noneho yaboneka. Turamufasha imihango ikaza, ariko nanone hari igihe Imana yaba yaramuhaye yaragize amahirwe make, ibindi bice bijyanye n'imyororokere ntibiremwe, ariko iyo yagize amahirwe ukisanga imihango yarabuze, hari ibindi bice by'umubiri yujuje cyangwa atujuje, byose turamufasha imihango ikaba yaza, sibyo? Ariko nanone hari igihe abafite ubumuga bukabije ugasanga muri make turabafasha, ariko biterwa n'indwara nyirizina. Urumva rero izo ndwara ntabwo twazijyamo hano ngo tuzisobanure, ariko mu by'ukuri iyo baje bagana abaganga barafashwa kandi ubuzima bugakomeza. Ibyo ari byo byose umuntu wenda wageze izo mpungenge ashobora no kuba yanagira n'impungenge zo kuvuga niba natinze kubona imihango, birashoboka yuko ari imbuzi kuburira umuntu. Birashoboka ko ari imbuzi yuko hari wenda ntafite intangangore, kandi burya nta muntu utifuza umugisha wo kubona umwana. Birumvikana wenda ubwo nyine ku muntu ubikunda, ukunda abana, wumva nyine agira umugisha yabona abo bana. Iki gihe akaba yakwivuza hakiri kare. Birashoboka yuko yapimwa bikamenyekana ko afite intanga ngore, intanga zibyara zitanga abana, ndetse no kumenya ngo zirangana iki, niba ari za zindi 300 cyangwa se ari nkeya, ku buryo mushobora kumubwira muti nutanyarutsa, niba ukeneye umwana nutanyarutsa cyangwa se wenda ngo tunazibike, ushobora kuzagira wenda ibyago mu myaka iri imbere. Birashoboka ibi ngibi, ubwo bushobozi burahari? Ubushobozi hano mu Rwanda burahari byo kureba, kandi byose bijyana uko nagusobanurire. Intanga z'umugore z'umukobwa zigabanuka bikurikije n'imyaka. Ubushobozi burahari bwo gupima
niba ubona uri gukererwa mu bijyanye n'imyororokere dushobora gupima tukareba koko niba intanga usiganye zirangana gute, murabyumva. Noneho tukaba twagufasha kugira ngo uzikuremo uzibike. Ushobora kuba twagufasha tukazikubikira niba utaragira amahirwe yo kuba wabona uwo mu byumva kimwe ukaba wabona umwana, ariko nawe wundi ugihuza uki mu zindi gahunda twazimubikira. Icyo gipimo kirahari mu Rwanda, turazipima mu maraso tukamenya usiganye zingahe, ese dukora iki, kuko zigenda zigabanuka uko imyaka igenda yavansa. So ni byiza ko twazikubikira aho kugira ngo ukomeze ziri muri wowe zigabanuke. Aha ngira ngo nanone umuntu ahita yumvamo kimwe dukunze kuganiraho cyane cy'umuco wo kwisuzumisha umuntu atararemba, cy'umuco wo kwivuza hakiri kare, cyangwa se kumenya gusa uko umubiri wawe uhagaze. Aha umuntu yahita yumva ko ariho hari n'impamvu cyane yo kuba umuntu yakwisuzumisha hakiri kare akamenya ngo ndazifite zirangana iki, noneho n'icyo byaba birimo gusaba. Nk'abaganga mukurikirana indwara z'abagore ndetse munafite n'ubwo bumenyi bwo kuba mwasuzuma ko umuntu afite intangangore, intanga zibyara, umuco wo kwisuzumisha by'umwihariko ubwo ndimo ndavuga kuri uyu muntu wenda ushobora kuza ati nimundebere ese ndazifite zihagije, uyu muco urahari? Hari abantu mubona baje kubabaza ibibazo nk'ibyo? Mu by'ukuri iwacu mu Rwanda no muri Afurika uyu muco ugaragara mu bantu bake cyane bajijutse, ariko n'abajijutse ubona ko uwo muco utaraza neza. Ariko ushaka ko mwumva yuko burya nko kubura urubyaro nabyo bifatwa nk'indwara, kandi indwara iyo utayivuye hakiri kare izagusaba amafaranga menshi. Mu by'ukuri muri ibyo twaganiraho mu igabanuka ry'intanga z'umugore, kenshi usanga mu miryango yacu afata igihe akavuga ndimo gusenga, wenda umugabo n'umugore babana Imana itarabaha umwana, ugasanga hari ukuntu habayeho kwangiza igihe, gutakaza igihe. No ugasanga umuryango uhugiye mu gusenga, uhugiye mu kwatabyitaho, ukazasanga noneho bya bintu mu gutegereza ubushake bw'Imana, aho Imana izabishakira. Bamwe bakagira na depression kuko batarabona abana, ugasanga igihe imyaka iragiye. Noneho kuzashaka wa mwana ugasanga za ntanga zagushizemo, noneho ugiye gukoresha ya mafaranga menshi cyane. Icyo gihe no tuzagusabira amafaranga menshi, kuko iki gihe intanga niba zigushizemo tuzaguha izundi muntu, kandi ibyo bizasaba amafaranga menshi. Za ntanga nanone niba zigushizemo uko imyaka yavansa niko za ntanga inda zajya zivamo, kuko intanga ziri gusazira mu damu nk'umukobwa. Icyo gihe ndugufasha gusama uzajya ukoresha amafaranga menshi na votoma miscarriage cyangwa inda kuvamo, amahirwe risike ziba ari nyinshi cyane. Ibyo dushikariza rero abantu bagejeje kubana n'abandi ukabona kubyara byaranze, nyamuneka egera abaganga, menya ikoranabuhanga ko rigeze. Niba nta bushobozi urabona, uteganya kuzabona amafaranga mu myaka 10 iri imbere gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo usame, za ntanga zijyane abaganga bazikubikire. Ubushobozi burahari hano mu Rwanda no mu bihugu bindi bitwegereye, aho kugira ngo utegereze ngaho nzabona amafaranga niho nzajya kwivuza cyangwa guhuza intanga kugira ngo mbyare, zivane muzibike. Noneho ubwa bushobozi nibuboneka bazazikureho. Ariko wari uzi ko hanze hari icyo bita egg bank, hari banki zibika, buriya nko muri Amerika n'ubundi bihugu bafite banki zibika intanga nk'uko hano tubika amafaranga muri banki. Ariko twebwe hano ntabwo wajya kubikuza se bakaguhiza itari zawe. Wajya kuzabikuza nk'uko inoti urayibitsa muri banki, ariko iyo ugiye kuretera ntabwo baguha ya noti. Oya, bafunguraho konti nk'uko ubona banki itashobora kwibeshya ngo iguhe amafaranga y'undi kandi ibitse amafaranga. Ariko iguha inoti itari yawe, ariko yego ikaguha umubare w'amafaranga wa mubare wabitse. Noneho hanze habaho konti izibika intanga zawe, ariko hakabona konti zo kwifuza izindi note bakaguha intanga z'undi mu gihe Imana itaguha izawe ukagura.
ikoranabuhanga rirahari kandi na wa mwana aba ari uwawe. yego. Nagize umugisha wo kwitabira inama mpuzamahanga irimo abaginekologe ariko by'umwihariko abakora kuri infertility. Ndumva nawe naragize umugisha wo guhuriramo nawe, ni naho numviye uburemere bw'iki kibazo cy'intanga zishira. Kandi mu by'ukuri abanyafurika bataragira wa muco wo kwisuzumisha hakiri kare, wo gukurikirana ubuzima bwabo uko buhagaze, mukurikije wenda abo mwakira, abo muvura umunsi ku munsi, by'umwihariko wenda abazanywe n'ikibazo cyo kuvuga ati natinze kugira umugisha wo gutwita, wo gusama, nk'abo musangana impamvu y'uko intanga zashize cyangwa se niba kinazifite zarashaje, mwagaragaza yuko iki kibazo ubwacyo cyangwa se iyi mpamvu ubwayo ifite uburemere bungana iki hano iwacu? Murakoze cyane, kuko iyo urebye nko mu bantu twakira hano no mu bindi bitaro byo mu Rwanda, ushaka kwisanga niba wakiriye nk'ababyeyi nka 10, usanga nk'abantu nk'ababyeyi nka 4 ari bo bafite intanga zikiri nzima. Bitewe n'iki? Na ya myumvire ko yumva reka ntegereze Imana izabikorera, ndacyajya mihango. Ariko ubundi twumvikane, niba ubona ko wagira amahirwe yo kuba wabona uwo mwashakanye mu byumva kimwe, ukabona birimo gutinda, ni byiza ko wareba ko abaganga bakubikira intanga zawe, cya gihe cyazagera za ntanga zikazakoreshwa. Nanone niba mubana umugore n'umugabo ukabona kubyara arimo gutinda ariko utarabona ubushobozi bwo kwegera abaganga, biba byiza ko za ntanga baba bazikubikiye. Kuko hano biragaragara cyane. Yego. Mwakomeje kuvuga ku kintu cyo kuba babikije intanga. Ese ibi ngibi bishobora, ngo mwatubwiye ko mu Rwanda bishoboka, ese bishobora kwishyurwa ku bwisungane? Amasiranse arabyemera? Ese ntibihenze? Kubera ko udukurikiye urumva iyo bikoze ku kintu cyo kuvuga ngo nshobora kuzagira ibyago byo kuzabura urubyaro kandi ndushaka, ashobora guhita avuga ati ntaranamenya niba nanafite n'ikibazo, nshobora kuba nzibikije hakiri kare, wenda mu gihe akiri bize, ari mu mashuri, ari mu kazi, hari n'uvuga ati ngewe numva ibyo byose nzashaka ku myaka 35 umaze gukora ikintu kiriya na kiriya. Ese amasiranse arabafasha? Kuvuga rero ngo ntibihenze, biterwa buriya umuntu ku giti cye, ariko muri rusange ntago bihenze. Ariko wari uzi ko buriya nko muri Amerika, iyo ingabo zigiye kujya ku rugamba nko muri za Iraq na hehe, uzi ko bababikira intangangabo nazo bazibika kugira ngo wa mugabo nawe yitabira Imana ku rugamba, za ntanga wa mugore azazikoresha wasigaye kugira abashe umuryango kubona umwana. Buriya hanze bo bateye imbere kuri icyo ikintu cyo kubika intanga. N'umugabo nawe ushobora kuba wajya ku rugamba uzi ko wenda hari impanuka yabaho, ushobora intanga zawe kuzibika bakazikubikira, wa mugore wawe akazazikoresha. Ariko muri Afurika sinzi ko byakoroha. Asiransi rero ntago asiransi byishyura, ariko nta nubwo bihenze cyane. Ntabwo bishoboka? Ntabwo bihenze cyane, ni ukuri. Ntabwo urugero nk'umugore nko ku mwaka bashobora kumuca nk'ibihumbi nka 200. Uratekereza ari make? Ku mwaka, ariko habaho no kunegosiya, nta kibazo. Aya mafaranga ibyo byose ntabwo ari benshi bashobora kuba bayigondera, ntabwo ari makeya. Ariko wenda mwari mutubwiye muti mu bihugu byo hanze hari aho usanga nyine ari umuco wateye imbere. Hano mu Rwanda tureke kureba wenda muri Afurika yose muri rusange, mu Rwanda kuba wenda umuntu yavuga ngo ntibiratera imbere, ni ukubera imyumvire cyangwa n'ibikorwa remezo tutaragira bishobora nyine kudufasha, ibikoresho se? Kuko mu Rwanda no muri Afurika kumva ko bitaratera imbere, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubushobozi buke, ni ubumenyi buke. Kandi kino kiganiro kigomba kubafasha n'abo bantu bahura n'ibyo bibazo, n'ubumenyi buke. Ni bake bumva ko iryo terambere rihari.
ngibyo ibitangazwa na Dr David Mwesigye. Nyabuneka ni byiza yuko wakwisuzumisha hakiri kare kugira ngo umenye niba bimeze neza byose cyangwa se niba biri na ngombwa ukaba wabikisha intanga, kubera yuko nk'uko muganga bitubwiye intangangore zirasaza, intangangore zirashira, by'umwihariko nko ku muntu wenda ushobora kumva ko ashobora kuzategereza mu myaka 40-45 cyangwa se kuzamura, haba hari ingaruka nyinshi zishobora kuba zamugeraho cyangwa se zishobora no kuba zanagera no kuri wa mwana atwite cyangwa se no mu gihe yamubyaye. Umwana ashobora no kuvuka ananiwe, tutaretse nanone n'ubuzima bw'umubyeyi. Munyemere dusoreza aha, ahasigaye n'ahanjye nawe, ariko nanone n'amasiyo hanse nayo adukurikiye mu kiganiro Menya Wirinde, bumve ko nabo bakwiriye gufasha iyi miryango, kuko nk'uko twabyumvise kunanirwa cyangwa se gutinda gusama cyangwa se ukananirwa gusama mu gihe wabyifuzaga, twumvise ko bishobora kugira ingaruka zirimo yewe n'iz'imitekerereze, umuntu akaba yagira na za depression cyangwa se n'ibindi. Ndabashimiye ikiganiro Menya Wirinde, naho ubutaha nari kumwe na mugenzi wanjye Innocent Mudahunga.